mu mazina abashyitsi baje kwifatanya natwe muri uyu mugoroba wo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi hano mu murenge wa Remera, kugira ngo bamenye abashyitsi baje kwifatanya natwe. Nkuko nari mbivuze, turi kumwe na Musenyeri, turi kumwe kandi na Vice Mayor Economic, turi kumwe n'abagize inama y'umutekano itaguye y'akarere, turi kumwe n'abayobozi b'amadini n'amatorero atandukanye, turi kumwe hano na Perezida wa Ibuka ndetse na Vega. Abo ni ibyiciro navuga biri hano byaje kwifatanya natwe nk'abaturage ba Remera muri iki gikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi hano mu murenge wa Remera. Uyu mwanya rero nagira ngo nibutse abateraniye hano ko ari umwanya ukomeye mu mateka y'igihugu cyacu, kuko ni umwanya twibuka uburyo Abatutsi bishwe urw'agashinyaguro nk'uko MC yabivuze bazira uko bavutse. Ni umwanya rero ufite icyo usobanuye gikomeye mu mateka y'igihugu cyacu, kuko ubumbatiye amateka akomeye. Bityo rero mboneraho gusaba abari hano kuza gukurikirana ibiganiro biri kuze kubera hangaha, cyane cyane saba urubyiruko kuza gukurikirana ibyo biganiro kugira ngo ubumenyi baza kumva burimo cyangwa amasomo baza gukuramo azadufashe guharanira yuko Jenoside yakorewe Abatutsi itazongera kubaho ukundi. Bityo rero nagira ngo ntange ikaze kuri buri wese uri hano kugira ngo aze gukurikirana igikorwa uko twagiteguye. Soza rero ndagira ngo nihanganishe imiryango yabuze ababo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu cyahoze ari komine Kigarama. Nk'uko Musenyeri yarabivuze ko hano kuri no mbuga ariho haguye abantu benshi. Nagira ngo rero imiryango y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro hano mu mwaka w'1994 tubihanganishe, kandi mvuga ngo ntibizongera kubaho ukundi. Rero nagira ngo ntange ikaze kuri buri muntu uri hano kugira ngo tuze kugira umugoroba wo kwibuka, tukuremo amasomo akomeye atwubaka kandi aduha icyerekezo. Ntizembe mu magambo rero nagira ngo nsubize umwanya dukomeze gahunda iteganijwe. Murakoze. Baje kubasuhuza kandi bakomeza abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Duhora twibuka igihe cyose, ariko kuri itariki, kuri uyu munsi n'ejo, abantu baremera n'inshuti turushaho kongera kubazirikana, cyane kuzirikana kuri amateka yoretse igihugu akatumerera ababyeyi, inshuti n'abavandimwe, ariko tukanarushaho gukumira kugira ngo ibyabaye ntibizongere kugaruka. Kandi indirimbo yitwa ntibizongere kubaho. Umusahuka yaje ameze nk'abandi, yasoromye ingeri yariye imifumba, ajya kuba mukuru yabajije umubyeyi igituma papa we atamuzi atamubona. Umubyeyi atuje yamujyanye mu cyumba, amubwira ko se yakubiswa agahera, nyamara uwamwishe atigeze anabiryozwa. Yumva ikigatura gikebanyije ubwenge, yongeye kubaza umubyeyi wamureze, abona amushingura ahitamo kumureka. Nyuma gusobanukirwa ntibyatinze, kuko inshuro nyinshi yahizwe bukware. Mu 1994 byose bijya guturika, ubwo imyitozo yabanje ubwo bwose yashyizwe ahagaragara, u Rwanda rukazima. Yibaza niba yaragomeye Imana.
nzirikana abana b'u Rwanda batsinzwe bazira uko Imana ibahaye nzaharanira ko bitongera kubaho imbarutso urwitwazo rwabaye indege yahira i Kigali ku Kibuye baricwa bibaguta amazi umugambi wa kera igihugu cyose gicura imiborogo barumuna be n'abakuru be nta n'umwe n'akagakecuru kishwe ry'urubozo yayobewe naho umurambo wapfuritswe agarutse arenga bihereye u Rwanda akayira nk'aka kanditswe n'amagorwa ni kamwe ku benshi banyuranyije amagi kibutsa abacu twabuze tubakunda dusabiririrwe rurema itabima turibuka mwebwe mwizeraga Imana mugana urusengero musaba kurokoka barabasanga bishi barabakikiza abahirire ngo uruvugiro bagenzi nzahora nzirikana abana b'u Rwanda batsinzwe bazira uko Imana ibahaye nzaharanira ko bitongera kubaho mwe mwasanganyije inzira muhunga umwe ajya mu gihuru isura atakibyumva undi mu nzitane z'amahwa y'ishuri nyamara ubuzima bubacika mureba mwebwe mwahisemo gubwiza ababica guhitamo intambara ku buryo bushoboye mukoresha amabuye murwanya amasasu batwara ubuzima mugenda gitware wowe muri parafo warambye w'iminsi wo ku rusenge bamumanuye atabona murumuna wanyu yihishaga mu rwina umuryango wose urazima muragenda nibuka imodoka yazanye nyakubyara ayiha umugore n'abana ngo arebe yatera kabiri imodoka baratwika wibenye ujya ahagaragara barakwica nzahora nzirikana abana b'u Rwanda batsinzwe bazira uko Imana ibahaye nzaharanira ko bitongera kubaho wowe wari ufite amafaranga unatunze bagumya kukunyaga bagushuka kukureka ugumya kwizera sakindira bwira wagiye uganira n'abajya kukuroha imyaka ni myinshi ishize turabababaye ibamo ibihumbi tuzibuka iteka aho muri tuzi ko Imana ihatuje tubasezeranyije kutazaba ibigwari aho muri tuzi ko Imana ihatuje tubasezeranyije kutazaba ibigwari aho muri tuzi ko Imana ihatuje tubasezeranyije kutazaba ibigwari aho muri tuzi ko Imana ihatuje tubasezeranyije